yitwa Ngabo Medali, amazina ye bwite, umunyamuziki Meddy, akaba igisiribobo mu muziki w'u Rwanda mu njyana ya pop ndetse na R&B. Imiziki ye yarenze imbibi z'u Rwanda ifata mu yindi migabane. Muri iki kiganiro tugiye kugaruka ku mateka y'uyu muhanzi Meddy, urugendo rwe rw'ubuzima n'uburyo yinjiye mu muziki. Meddy yavutse ku itariki 7 Kanama mu 1989, avukira i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Papa we umubyara yitwa Sindayihebura Alphonse, naho nyina umubyara ni Cyabukombe Alphonsine. Ababyeyi ba Meddy bari abakunzi b'umuziki. Hanyuma ise umubyara yari umucuranzi wa gitari, gusa Meddy nta mahirwe yigeze agirirwa yo kumenya bihagije cyangwa kubona papa we imbona nkubone, kuko ise yapfuye akiri muto cyane. Hanyuma Meddy yakuze akunda umuziki, aho nyina yamwigishaga kuririmba indirimbo za Bob Marley, cyane indirimbo ye yitwa Redemption. Uwo ni mama wa Meddy nyine wamwigishaga iyi ndirimbo. Hanyuma rero nubwo Meddy yakuze akunda umuziki, mu busore bwe ntago yumvaga ko azaba umucuranzi ukomeye, ariko yumvaga ko azaba umukinnyi w'iteramakofe ukomeye, kandi yakundaga gukubita abana biganaga nawe bato. Iyi nyota yagiraga yo kuba umukinnyi w'iteramakofe Meddy byatumye akora imyitozo yabyo hagati y'umwaka wa 2000 ndetse na 2003, ariko mama we umubyara akomeza kubimubuza, nubwo byari bigoye yuko Meddy yabireka. Hanyuma rero Meddy yize mu ishuri ry'incuke bita Ecole Independent mu Burundi. Igihe umuryango we wimukiraga mu Rwanda, yakomereje ku ishuri ribanza rya Saint Joseph. Nyuma arangije amashuri abanza, yize imibare n'ubugenge mu ishuri ryisumbuye rya La Colombe. Hanyuma Meddy igihe yajyaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yakomereje amashuri ye muri Atlanta Country College muri Leta ya Texas, aho yigaga ibijyanye na siyanse. Hanyuma mbere ya 2008, Meddy igihe yari mu mwaka wa 3 mu ishuri ryisumbuye, Meddy yari umwe mu bari bagize itsinda ry'abaririmbyi bitaga Justified mu rusengero rwa Zion Temple i Kigali, aho yaririmbanaga n'abandi baririmbyi bazwi cyane hano mu Rwanda, harimo uwitwa The Ben, hakaza utunganya imiziki witwa Mico Nicolas, ndetse na Mbabazi Isaac uzwi ku izina rya Ricky Ricky, ni nawe wanamutunganyirizaga indirimbo igihe yatangiraga umuziki we. Hanyuma rero kuva muri za 2008, mu myaka 3, byari ibihe bidasanzwe ku buzima bwa Meddy ndetse no mu rugendo rwe rwa muzika, kubera ko aricyo gihe cye yamenyekanyemo mu miziki ndetse aba umuhanzi ukunzwe cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Muri uwo mwaka wa 2008 kandi nibwo Meddy indirimbo ye ya mbere yagiye hanze yitwa Ungirira Ubuntu, nibwo nyine yasohotse. Nyuma asohora Akaramata, Amayobera, Ese Urambona. Izi ndirimbo yazifashijwemo na producer Lick wazimutunganyirizaga. Izi ndirimbo zamugize icyamamare mu muziki w'u Rwanda. Nyuma yasohoye indirimbo zakunzwe cyane n'abatari bake mu gihugu cy'u Rwanda, harimo Igipimo, Ubanza Unkunda ndetse n'Inkoramutima. Izo ndirimbo zaraje zicimaka koko muri icyo gihe. Kugeza muri 2010, Meddy na The Ben bari abahanzi bakunzwe cyane kandi barigaruriye imitima ya benshi mu Rwanda. Ku itariki
enye Nyakanga muri 2010. Abo bombi uko ari babiri, ubwo ni The Ben na Meddy, bari mu bahanzi batoranyijwe kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuririmba mu nama bise Urugwiro Conference. Ni inama ikaba yari ikubiyemo n'igitaramo cyari cyateguwe n'abanyarwanda b'abahanzi n'abanyarwanda baba hanze. Nibwo bafashe icyemezo cyo kwigumirayo, nibwo Meddy na The Ben bahise bigumira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuva icyo gihe byabaye inkuru ntibyashimishije abafana babo mu Rwanda. Bamwe babashinjaga guhunga igihugu cyabo, ibyo byafatwaga nk'icyaha gihanwa kuko nta cyemezo bari bafite cyo gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma bakigera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Meddy yagiye kuba muri Chicago, aho yakomeje gukora umuziki akorana na Press One, inzu yatunganyaga umuziki, aho yari irimo n'abandi bahanzi nka The Ben, umuraperi K8 Kavuyo, ndetse n'uwo batunganyirizaga indirimbo Sari Kamiti, ndetse n'uwatunganyirizaga amashusho y'indirimbo uzwi nka Sedo. Bongeye kwigarurira umutungo nyuma yo kongera gusubira yakomeje kuririmba indirimbo zitandukanye, harimo Abamusimbura, Windocha, Adator, Slowly, n'izindi ndirimbo zatumye akundwa cyane mu bihugu Tanzania, Uganda, Kenya, ndetse n'ibindi bihugu yatangiye kumenyekanisha igitabo cye bise Meddy yakoze igitaramo cy'amateka mu Rwanda, aho cyitabiriwe n'abanyarwanda mu gihugu n'amahanga. Hakurikiyeho ibindi umwaka wa 2017 yagarutse mu Rwanda, yakomeje kwitabira ibitaramo bitandukanye haba mu Rwanda ndetse no mu karere. Muri ibyo twavuga icyo yakoreye mu Rwanda bise Kwita Izina, cyabaye mu Gushyingo 2019, ndetse na Wasafi Festival yitabiriye muri Tanzania, aho iyo festival yari yarateguwe n'inzu itunganya imiziki yo muri Tanzania bita Wasafi Record, y'umuhanzi uzwi cyane muri Tanzania witwa Diamond Platinum. Nyuma rero twasoza kino kiganiro tubabwira ko Meddy indirimbo yakoze Slowly ariyo yaje kwituma noneho aba icyamamare ku ruhando mpuzamahanga, kuko iyo ndirimbo yarakunzwe cyane, irebwa n'abarenga miliyoni 90 kugeza ubu ku rubuga rwa YouTube. Tubashimiye ko mwabanye natwe muri iki kiganiro, naho mu bindi biganiro biza gukurikiraho. Ciao ciao.